Haleluya, ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Ndagije Jean de Dieu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Presbyterian mu Rwanda. Ndi umusore, ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro umurimo w'Imana. Bene data, turi mu kiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi turaganira kuri topic ivuga ngo ni iki nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Tugiye kubiganiraho muri kino kiganiro umurimo w'Imana. Uraza gusobanukirwa byinshi birushijeho wari usanzwe nazi, ariko bishobora kugufasha kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Nk'uko ikiganiro cyabanjirije iki ngiki twaganiriye ku murimo w'Imana muri rusange, turi kurebera hamwe ubundi umurimo w'Imana ni iki. Uyu munsi rero turaganira kuri iyi topic. Reka twihuse tuganire kuri ino topic ivuga ngo ni iki nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Mbere na mbere, ikintu umuntu yakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza, tugiye kuganira ku bintu bitatu byagufasha kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ikintu cya mbere ni kwihana ibyaha, kabiri kunga ubumwe, gatatu kumvira Imana. Ibi bintu bitatu byose tugiye kubirebera hamwe, turebera hamwe ni iki nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Mbere na mbere, Imana ibanza kudusaba twebwe ubwacu kwemera kubabarirwa n'imbabazi zayo. Twamara kwemera ubuntu yatugiriye tugahinduka abakristo, ariko mbere na mbere tubanje kwihana ibyaha, tubanje gupfa ku bwa kamere. Ingingo ya mbere, kwihana ibyaha. Ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu umuntu yakora kitanezeza Imana. Rimwe, umuntu ashobora gukora icyaha atekereje. Kabiri, umuntu ashobora gukora icyaha mu bikorwa. Gatatu, umuntu ashobora gukora icyaha kandi anarebye. Kane, umuntu ashobora no gukora icyaha mu byo yari ashoboye gukora ariko ntabikore. Twihuse cyane, ni gute umuntu yakora icyaha noneho atekereje? Turifashisha umurongo wo muri Bibiliya, ni Matayo ibice byaho 5, umurongo waho wa 27 n'uwa 29. Habivuga neza. Yesu yabwiye abantu ngo, bavuze ngo usambana aba akoze icyaha, ariko njyewe ndababwira nti n'urebye umugore wundi akamwifuza aba arangije gusambana nawe mu mutima we. Bivuze ngo gutekereza byonyine bishobora kugaragara nk'icyaha imbere y'Imana. Hano turi kureba ibinezeza Imana, ntabwo turi kurebera muri bya bindi angere abantu bareberamo ibyaha, ahubwo turi kureba ni iki nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Aha ngaha Yesu abwira abantu ngo nureba umugore wundi ukamwifuza uzaba urangije gusambana nawe mu mutima. Bivuze ngo gutekereza byonyine, kugambirira, bishobora kuba icyaha cyangwa bikaba n'umurimo w'Imana. Uru ni urugero rutoya twari dufashe, n'izindi ngero nyinshi cyane mugiye muzi kubwo kugambirira umuntu ashobora gukora icyaha. Kabiri, mu bikorwa. Imana yagiye ibwira Mose mu mategeko 10 yamuhaye ku musozi wa Sinayi. Mu gitabo cyo Kuva n'ibice bya 20 umurongo wa 2 kugeza kuri 17, muraza gusanga amategeko Imana yahaye Mose yagendaga igaruka kuri bino bikorwa abantu bakora nyamara ari ibyaha, bakanabikora bari mu murimo w'Imana. Ibi rero ntabwo binezeza Imana, bishobora gutuma umurimo w'Imana ugenda nabi. Mu bikorwa, igikorwa icyo ari cyo cyose wakora gitandukanye n'amategeko y'Imana
kiba ari icyaha. Ubwo ndavuga igikorwa ukoresheje ingingo z'umubiri wawe. Gatatu, ushobora gukora icyaha kandi urebye. Ni kenshi cyane abantu bajya bacumuzwa no kureba gusa. Umuntu akareba ikintu agacumura. Ibi byo ntabwo nabitindaho, mwese musa naho mugiye mubisobanukiwe, mugiye munabizi, ariko ni kenshi cyane umuntu ajya areba agacumura, nawe ubwe akabikubwira ati biriya bintu narebye byancumuje. Icya kane, ngo n'icyo ushoboye gukora cyose ntugikore, nacyo kiba ari icyaha. Wakibaza ngo kiba icyaha gute kandi ntagikoze? Yakobo ibice 4 umurongo wa 17 naho habivuga neza, akavuga ngo n'icyo wari ushoboye gukora cyose ntugikore, uba ukoze icyaha. Haravuga ngo igitabo cya Yakobo ibice byaho 4 umurongo wa 17, nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Bivuze ngo niba wari ushoboye kugira icyo ukora kikagenda neza ntugikore, icyo ni icyaha. Turebeye hamwe rero uburyo bugize icyaha. Ni iki Imana idusaba kugira ngo twe gukora icyaha? Umuntu yakibaza ni iki nakora kugira ngo no kugwa mu byaha? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukire abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Nashobora nte kunesha ibyaha kandi ku manywa na nijoro mbyisangamo? Nashobora nte kureka gutekereza? Hari icyo Imana idusaba kugira ngo twebwe tuneshe icyaha. Mu migani haravuga hati umunyabwenge iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa abyizingiramo nuko bikamwangiza. Bivuze ngo mbere na mbere ikintu cya mbere cyagufasha kunesha icyaha ni ukwirinda. Wabona icyaha ukakikinga, bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko ushobora kuwukorera muri sosiyete y'abantu bashobora kuba banakora ibyaha, ndetse rimwe na rimwe ukaza kwisanga nawe wabafashije kubikora. Birashoboka ko muri famiye yawe ushobora kuza gusanga harimo abantu bakora ibyaha, ndetse rimwe na rimwe ukaza gusanga nabo bagutaye muri ayo makosa yo gukora ibyaha. Ibyo byose tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi bishobora kuza gutuma abantu bakora ibyaha. Nabasha nte gutandukana nabyo? Ni kenshi cyane abantu bajya bagwa mu makosa rimwe na rimwe ubwabo batiteye, ndetse bajya no kubivuga neza bakavuga ngo bano bantu nta cyaha bakoze, ariko babaye abafatanyacyaha. Kwirinda rero ni igihe ubonye ko hari ahantu hashobora no kuza gukorerwa icyaha, wowe ugahita wirinda no kuza no kuhagera. Ibyo bintu byaza kugufasha cyane ko n'icyo cyaha utaza kukigwamo. Ni byinshi cyane twavuga ku kwirinda icyaha, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu yirinda icyaha kandi bigashoboka. Nubwo abantu benshi bakubwira ko yisanga yamaze gukora icyaha nyamara bitanamuturutseho, ariko inshuro nyinshi cyane ni gakeya ibyaha bitugwaho ari nk'impanuka twebwe tutabigizemo uruhare. Inshuro nyinshi cyane umuntu niwe ubigiramo uruhare kugira ngo agwe mu cyaha. Ku ngingo ya kabiri, twihuse cyane kuko umwanya tuba dufite bari mutoya mu kiganiro, kunga ubumwe nacyo ni ikintu gituma Imana yishimira ubwo bumwe bw'aba bantu, bigatuma umurimo w'Imana ugenda neza. Turi kuri topic ivuga ngo ni iki nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Inopo ya kabiri iravuga ngo kunga ubumwe. Kuki Imana idusaba kunga ubumwe kugira ngo umurimo wayo ugende neza? Imana yagiye twiyereka kenshi, itwereka ko kunga ubumwe ari cyo kintu gikomeye cyane gishobora no kugufasha kutagwa mu makosa amwe n'amwe.
ngo bari hamwe bahuje umutima, Mwuka Wera arabamanukira ku munsi wa Pentekote. Byakozwe n'intumwa n'ibice byaho 2 uhere ku wa mbere ugeze ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17, uraza kumenya neza impamvu Imana igusaba kunga ubumwe na bagenzi bawe, kuba muri hamwe, bari hamwe bahuje umutima, Mwuka Wera arabamanukira. Iki ni igihe intumwa Mwuka Wera yarazimanukiye, nuko bari bunze ubumwe, bari hamwe bahuje umutima. Ni ikintu gikomeye cyane. Ntago ari aho gusa, kuko n'Imana ubwayo ni urugero rwiza. Ubutatu butagatifu nabwo ni urugero rwiza. Imana ikongera ikabwira abantu ngo aho 2 cyangwa 3 bazateranira, nzabana nabo. Yesu akongera akababwira ati mwe muri umuzabibu, njye ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Ishami ryose ritera data aryanganyaho ngo rigatwikwa. Bivuze ngo ni ikintu gikomeye cyane. Kunga ubumwe, kuba muri hamwe bizagufasha cyane. No mu ndirimbo nyinshi turirimba, kunga ubumwe bigenda bigaruka mu kintu cyagufasha kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Nk'uko hari indirimbo ivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo be kugwa mu byaha, ahubwo babone amahoro. Ni iya 318. Kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo be kugwa mu byaha. Bivuze ngo no kuba hamwe n'abandi bari mu murimo w'Imana bishobora kuza gutuma utagwa mu cyaha, kuko muhugurana. Imana yongera no kudusaba kunga ubumwe mu gitabo cy'Abakorino ba mbere, Abakorino ba kabiri plutôt, umurongo waho wa 5, ibice 18 kugeza kuri 21, naho havuga kukunga ubumwe, kuko Imana ubwayo yabwiye abantu ati niyunze namwe mu mwana wanjye Yesu Kristo. Ariko igeze ku murongo wa 19 iravuga ngo mbaha n'umurimo wo kwiyunga n'abandi. Kuki Imana idusaba kwiyunga n'abandi kugira ngo umurimo wayo ugende neza? Nuko kwiyunga n'abandi ari cyo kintu cyonyine cyagufasha wowe ubwawe kubohoka. Wamara kubohoka, Imana ikabona ko ikugirira neza, ikakubwira ikigushakaho, warangiza ugakora umurimo w'Imana neza mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Mu kiganiro cyabanje twarebeye hamwe umurimo w'Imana icyo ari cyo n'uburyo bwose ukorwamo. Muzatanga ibitekerezo muri kino kiganiro no ku bindi twazagenda tubaganirizaho. Imana ikomeza kudusaba muri kino gice kwiyunga n'abandi, ngo niyunze namwe muri Yesu Kristo, ngo mbaha n'umurimo wo kwiyunga n'abandi. Ni byiza yuko umuntu uwo ari we wese areba kuri ubu buntu yagiriwe, areba kuri kino gitambo cyatambwe kugira ngo Imana yiyunge natwe. Mu Baroma ibice byaho 3 ku murongo waho wa 21 kugeza nko kuri 46 hakomeza hagenda habivuga neza yuko hariho gukiranuka kw'Imana, akabaho no gukiranuka kw'abantu babonera muri Yesu Kristo. Uku gukiranuka kw'abantu babonera muri Yesu Kristo niko gutuma imbere y'Imana umuntu agaragara nk'umukiranutsi. Bihera ku murongo wa 21 ibice 3 umurongo wa 21 kugeza kuri 31. Havuga neza gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu babonera muri Yesu Kristo. Bivuze ngo muri Yesu Kristo nimo Imana yiyongeye natwe, nuko duhinduka abana b'Imana. Twihuse cyane turebere hamwe n'iyi ngingo ya 3 yo kumvira Imana. Ibi byose twabikora tukanagenda neza, ariko tubaye tutumvira Imana nta kintu byatumarira.
na Pawulo yabyandikiye Abaroma aravuga ngo niyo mwatanga ibyanyu byose namwe ubwanyu mukitanga ngo mutwikwe, nta rukundo mubikoranye ntacyo byabamarira. Bishatse kuvuga yuko rero mbere na mbere kumvira Imana nicyo gikorwa, niwo mwuzuro wo kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Kumvira Imana ushobora kumvira Imana muri byose, mu ijambo ryayo, mu kubaha abahanuzi cyangwa se mu buhanuzi, ndetse no mu iyerekwa. Ubu ni bwo buryo abantu benshi bazi dushobora kumvamo ijwi ry'Imana, tukumva icyo Imana idushakaho. Dushobora kuryumva mu ijambo ryayo, mu bahanuzi, ndetse no mu iyerekwa ubwayo. Imana ije ikatwiyereka, ishobora kutwiyereka mu nzozi, ishobora kutwiyereka tugenda, ishobora kutwiyereka mu buryo bwinshi butandukanye nk'uko tugenda tubibona mu ijambo ry'Imana. Imana yagiye yiyereka abantu, ikababwira ubutumwa ibahaye kandi ikabasaba no kubumvira. Ni byinshi cyane twavuga ku kumvira Imana, kuko kumvira Imana nicyo kintu cyonyine Imana gishobora gutuma umurimo w'Imana ugenda neza. Bene data rero, buri muntu wese mu ruhande rwe ashobora kumvira Imana ndetse akanakora icyo Imana imusaba. Turebeye hamwe icyatuma umurimo w'Imana ugenda neza. Reka dusabe Imana imbaraga kugira ngo iduhe imbaraga zo kugira ngo dukore umurimo w'Imana, umurimo wayo. Bene data, dusoje ikiganiro. Imana ibaha umugisha mwe mwakurikiye kino kiganiro cyose kuva gitangiye kugeza gisoje. Reka dusoze dusenga Imana. Mana nziza, Data wa twese ukiranuka muri byose, uruwera niryo zina ryawe, ntawe uhwanye nawe. Niyo mpamvu twaje kureba icyatuma umurimo wawe ugenda neza. Mbese Mwami, ni wowe wamenya icyafashe imitima yacu, ni wowe uzi icyadukomeza muri runo rugendo. Turakwinginze rero, turi imbere yawe ngo utugenderere, wongere uduhishurirwa rishya mu cyatuma umurimo wawe ugenda neza. Uwiteka, tuzi neza yuko wowe ubwawe ari wowe ugira ikirema kandi ukagikomeza. Reka umuntu wese wakurikiye kino kiganiro umuha umugisha utagabanyije, kandi nawe wongere kumuhishurirwa icyo yakora kugira ngo umurimo wawe ugende neza. Mbese arananiwe, aratentebutse rwose, ariko tuzi neza yuko ari wowe ukomeza amavi atentebutse, kandi tuzi neza yuko ari wowe uramira agiye kugwa. Reka rero Nyiringabo Imana aba ari wowe ukomeza gufasha imitima yacu, kandi aba ari wowe ukomeza kutwiyoborera. Tuzi neza yuko rero hagabwa ibitero byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Twanze imbaraga izo arizo zose, twanze kwiyoberanya uko ariko kose, twanze ibyayobya ubutumwa bwawe bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo turananiza imbaraga zose z'imyuka mibi, turanetraliza imigambi yose ya Satani. Reka ubutware Satani yagize ku bantu ubwo bukurweho mu izina rya Yesu Kristo. Reka Satani ubohera abantu mu byaha bakaba imbata z'ibyaha, mu izina rya Yesu Kristo abantu bongere babohoke. Uwiteka, ni wowe wenyine ubohora ubwoko bwawe. Turakwinginze rero ngo ababoshywe n'ibyaha bitandukanye, ababoshywe mu buryo bwo ari bwo bwose, abo turababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero gukomera kwawe n'imbaraga zawe arizo zikomeza kubana natwe. Ibyo ushima kandi ushaka aba ari byo biba nk'uko biba mu ijuru, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, amahoro y'Imana abane namwe mwakurikiye kino kiganiro. Imana ibaha umugisha. Njye wagezagaho kino kiganiro
Amazina yanjye nitwa Ndagije Jean de Dieu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Muhabwe umugisha n'Imana kubwo gukurikira kino kiganiro. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu bose, abane namwe none n'iteka ryose. Amen.